yavuze ngo mama we yarapfuye bamutamse. Narabaye cyane bintera n'agahinda navuga uti ni gute ko ndi mu bantu bagiye gushingura mama we yapfuye, ariko sinari bitari. Pastor Theogene ntabwo yarimbutse, abera tuzamusanga mu ijuru, ndetse ubwo umuzuko uzabo Yesu Kristo agarutse nawe azazuka mubera bakoreye Imana neza, ndetse dusanganira umwami Yesu. Rero ntabwo yagiye kwa Sekibi, araruhutse, aruhukiye mu mahoro. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Uwiteka Imana abahire. Hanyuma rero wabudukurikiye ubabaye, wabudukurikiye uri mu bibazo bitandukanye, ariko nagira nkubwire ngo mu ijuru hari Imana, kandi Imana ishobora byose. Turakwakiriye Daniel, amakuru y'imisi. Amakuru ni meza, turashima Imana, munyamakuru dukunda twese. Yego, wari umaze iminsi uri mu duki kutari uri kugaragara? Maze iminsi ndi mu buvumo ndi gusenga. Ari ubuvumo Imana yanyeretse ndi gusenga. Ubu niho ndi gusengera. None se kubera icyo ujya gusengera mu buvumo? Hari igihe buri wese agira impano, yagira uburyo ayoborwa n'Imana, mpajya nyobowe n'Imana ikampishurira kugira ngo mbashe kuba nahasengera. Yego. Hari n'abajya mu misozi itandukanye. Usengeye mu rugo se buri Imana ntimwumva? Oya, iramwumva, ariko biterwa n'impamvu ugiye mu buvumo. Zose n'ubundi aba ari impamvu z'Imana. Yego. Urakoze cyane, zose aba ari impamvu z'Imana. Hanyuma nta kindi kitwicaje hano nuko tugiye kuganira ibintu byubaka uyu murimo w'Imana. Tugiye kuganira ku bintu by'iyobokamana, amakuru amwe namwe ari gucaracara hanga ku mihanda. Daniel, uzubona umwanya wo gutera akajisho kuri social media? Iyo mbonye akanya, kuko ibihe byanjye mba ndi gusenga, ariko akeshi iyo mbonye akanya mu masaha akuze nteraho nkareba ibiri ku mihanda naho isi igeze. Reka ngo sabo banze usenge Imana. Mana nzima, ndagushimiye ndaguhimbaje, urera kandi urakiranuka mw'isi no mu ijuru, ntawuhwanye nawe. Ndagushimiye kuko ari wowe waremye ijuru n'isi, uri kumwe natwe uyu mwanya. Fasha umuntu wese ugidukurikiranye, fata umuntu wese ugiye mwami gukurikirana kino kiganiro, ubane natwe kandi ukora iz'ubutwari, ineza yawe igaragare mu buzima bwacu, kandi gukomera kwe kuboneke, utwuzuza imbaraga. Twe ntitwabasha kumenya icyo tuvuga tutavugishijwe nawe, ariko tuvugishijwe nawe tubasha kumenya icyo kuvuga. Ngo tuvugiremo ukora iz'imbaraga, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana ituvugiremo kandi ikore iby'imbaraga, amen. Daniel, nari ndimo ndakuvuga mvuga nti maze iminsi narakubuze, nawe uti wari uri gusenga. Yego. Ijuru se ngo iki? Ijuru riratangaza amakuru meza. Nari ndimo nsobanuza yerekwa nari ngize, ariko si ngombwa kuritangariza kuri iyi kamera. Imana imbishurira ijambo rivuga ngo dore ndaje vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye izo yakoze.
hanze ngo hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abakunda kubeshya bakabikora. Yego. Rero nibwo buhanuzi nahawe n'Imana, ndetse kandi niyo makuru natangariza abantu bose ko aje guhemba no guhana. Muri make Uwiteka aje guhemba kandi aje guhana. Yego. Ko bikomeye? Birakomeye, ariko buriya kugira ngo tubibeho nuko twegerana n'Imana cyane. Ubu se yaba ariyo mpamvu turi kugenda tubona ibintu bitandukanye hirya no hino, ndetse rimwe na rimwe tukabona n'inkuru ziteye ubwoba? Nazo birashoboka cyane, kuko hari abantu benshi Imana igomba guhana mu buryo butandukanye. Rero igihano k'Imana cyangwa se inkoni y'Imana si nk'iy'abantu. Imana ihana mu buryo bwinshi, ariko bwayo bw'umwihariko butandukanye n'ubwo twebwe abantu tubona. Rero ibi zose tugenda tubona birashoboka ko ari byo bitwereka ko n'ubundi umwami Yesu Kristo aje, kandi aje guhemba no guhana. Daniel, naguhamagaye kugira ngo tuganire ku mugabo umwe nigeze kubona mugendana, kandi nigeze no kubakira mu kiganiro kera. Uyu munsi afite ubuhamya. Yego. Ubuhamya bwanteye ubwoba, kubukora byarangoye, nkajya mvuga nti Mana, ubu buhamya ko buri kuntera ubwoba. Hari ibintu numva nkumva biteye ubwoba. Kubanza kugira ngo Imana igukoreshe, ibanza kugucisha mu bintu bikomeye no kubiri. Naje narabwumvisheho, vuze uti ni mugenzi wawe, nawe ni mugenzi wawe nyine, kuko twagiye duhurira nyine kuri iyi mihanda tukamenyana. Nge sinari nabizi, ahubwo naratunguwe, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bifite rwose. Yego. Wenda ubwo cyari cyo gihe cyo kubivuga, ariko nabifashe gutyo nyine nanjye birantungura, navuga ati kuki ntari mbizi. Nagerageje no kuguhamagara ngira ngo nkubaze ibyayo, telefone yawe irananira, ariko ndavuga ngo hari igihe tuzahuruka ukancira ku mayange nkamenya uko bimeze. Yego. Uyu munsi arahamya akavuga ko mu isi y'umwijima umuntu ashobora gupfa bo bakamunywa amaraso. Nk'umukozi w'Imana, uvuga ko usenga kandi ukavuga ko n'iyo usenga werekwa. Mu by'ukuri ibyo bintu usanzwe ubizi bibaho koko? Rero abadayimoni babasha kuba umuntu udakijijwe, utari mu mwuka w'Imana. Rero umuntu ukijijwe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba yahindutse icyaremwe gishya. Ntabwo abadayimoni babasha kurya konka kunywa ayo maraso ye nk'uko nazumvaga. Ndumva sindajya ikuzimu, ndetse nta n'abantu bajyayo nkunda kumenyana nabo. Ariko si ikuzimu habaho? Ikuzimu habaho? Satani ariho. Ukimara kwakira ko Satani ariho, n'ikuzimu ugomba kwakira ko habaho. Ikuzimu haba hameze hate? Oya, ntabwo nabyinjiramo, ahubwo wakabaye warabibajije wari uriyo. Nkubwiye nshobora kukubeshya. Njye ntabwo nkunda kubaza umuntu ahubwo uzambarize. Ntabwo nkunda kubaza umuntu byinshi, cyane cyane yari gutanga ubuhamya, kuko ubuhamya bw'umuntu ntavogerwa, babwiyemerera akavuga ko ari kuvuga ibyamubayeho. Yego. Niyo mpamvu rero nari mbikubajije, si uko namubuze, ni umukozi w'Imana. Isaha n'isaha tuzamubona twongere tumubaze kandi atuganirire. Abwira uko ikuzimu hateye byose. Yego. Iyerekwa rye nako ubuhamya bwe wabwakiriye? Uburyo nabwakiriye nge bwabanje no kumbabaza muri nje, mbutekerezaho cyane, ndavuga uti bino bintu ni ibiki kandi. Ariko ndavuga uti ati ni ubuhamya nibyo, ahubwo bushobora kuba bwatambukijwe mu buryo butari bwiza, butari vision. Bwari gutambutswa gute? Ahubwo naratekereje iyo wenda kiza kugira amahirwe, wenda wasanga nawe utarabonye uwo mwanya wo kuganira nawe, mwavuganye muri kuri kamera gusa. Ariko iyo nkiza kubona uwo mwanya nkavugana nakambwira ko ibyo bintu biriho, nari kumugira inama nkavuga ati rero ibyo bintu nizo kubanza ugasengerwa, kubera ko si uguhita ubitambutsa. Byaba na ngombwa ugasanga umudamu wa Nyana Asiya ukamuganiriza,
kavuga uti njye narakijijwe narahindutse icyaremwe gishya ariko ndagusaba imbabazi kuzabaye mbere y'uko ubitangaza. hanyuma se bikamufasha iki? icyo zari kumufasha ni ukubanza kuzakira kwanza, ndetse kandi bikamuha gukomera mu gihe atarabyumva. ariko kumwituraho nabonye hari abantu bagiye bateraho komenti zitandukanye, nawe wenda umuntu wawe yapfuye agashira nk'igihe umaze kumwibagirwa, bakaba bakubwira ngo umuntu wawe dore uwamwishe n'uyu, wabigizemo uruhare n'uyu nguyu. wenda abantu twe ko duteye nkanjye nabifashe mu isi y'umwuka, ariko abantu siko babyakiriye, babifashe mu bundi buryo. rero umenye ko kuri izi abantu bakurikirana YouTube nta kuntu bose ariko bayoborwa n'umwuka w'Imana. hari abakira ibintu mu buryo bwa gikristo n'abazakira mu buryo bw'umubiri bwa gipagani. rero ari kurwanywa n'abazakira mu buryo bwa gipagani, ndetse kandi njye sinamurwanya nabazakire mu buryo bwa gikristo. bibaho cyane ko umuntu yatwarwa na dayimoni, ariko sinemeza neza, wenda na disikiseta yakizavuga ati ko urari umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana, ni gute zagenze gute? niko kantu gusa kanteye urujijo konyine. numvaga ningira umugisha wo kuzahura nawe nzamubaza neza, wase ni inzahuke koko cyangwa se ni ugutwika nk'ibisanzwe ugashiramo gutya ariko siwe. rero ako kantu niko kanteruje, kuko yari umukozi w'Imana twese twemera, nanje ari mu bantu nemeraga, kandi Imana ikomeze, ndetse kandi n'abantu bibutse ibintu byiwe bikabate Imana imutuza heza, kandi ndabizi ari mu mahoro. nkomeza n'abantu bumvisha inkuru bakagira agahinda, bakibuka byinshi, bakomere bihangane, bibaho mu buzima. Imana iramukunda kandi Imana yitaye ku muryango we, izakomeza kubigenza neza. hari abantu nabonye bahise bafatiraho batangira kuvuga ngo yararimbutse. ese wowe nk'umuntu w'umukozi w'Imana, mu by'ukuri n'ubuhe mucyo wabishyiraho? ikigaragara cyo abantu be kwishyiramo ibi bintu kubera kano kantu katambutse babitwara uko bitari. Pastor Theogene ntabwo yarimbutse, abera tuzamusanga mu ijuru, ndetse ubwo umuzuko uzabo Yesu Kristo agarutse nawe azazuka mubera bakoreye Imana neza, ndetse dusanganira umwami Yesu. rero ntabwo yagiye kwa Sekibi, araruhutse, aruhukiye mu mahoro, ndetse kandi natwe dutegereje kuzamusanga, kuba azakomeza gukora neza tuzamusanga. navuga ngo akomeza aruhukire mu mahoro, kandi twaramukundaga, ndetse n'umuryango we iyo nsenga nkomeza kuwusengera kugira ngo Imana ikomeze ibakomeze, ikomeze ikuze bari abana mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, ndetse kandi tuzabonane twese ubwo Kristo azabaje gutwara itorero. rero abantu bari mu kuvuga ngo yararimbutse nibareke izo ni imvugo mbi, ni imvugo ya gipagani, ndetse n'abivuga simpamya neza ko ari abakristo, kuko umukristo ntabasha guhamya ibyo, ahubwo yagahamije izo umwuka yamweretse. kuko njye narasenze, Imana inyereka ko Pastor Theogene kuba Imana imucyuye ni igihe cy'Imana kigeze. hari ibintu byinshi Imana yari imusimbukije, yari imutambukije. rero ahari aruhukiye mu mahoro kandi amerewe neza, Imana yamutuje aheza. urakoze cyane. Imana yamutuje aheza rwose, nanjye ndabishyigikira, kuko ntawayikoreye ngo yikorere amaboko, kandi igihembo ni uko twese tuzaragwa ubugingo buhoraho. hanyuma twakomeje tuganira uko abandi babyumvise n'uko babifashe. ariko uyu munsi uri umuvandimwe w'uyu mukozi w'Imana watambukije ubuhamya. wari usanzwe ubizi ko ubuhamya abufite? nakubwiye ngo twagiye tumenyana durira kuri iyi mihanda mu masengesho bisanzwe tukaganira, ariko bino bintu ntago nari mbizi ko abifite. nge deja sinanabitekerezaga. hari ijambo yavuze ngo mama we yarapfuye bamutambye. narabaye cyane, bintera n'agahinda, navuga uti ni gute ko
ndi mu bantu bagiye gushingura mama we Yego. yapfuye, ariko sinari nzi uko bimeze, sinari nzi ko yatambwe. Nkiza kumenya ko yanatambwe sinari kujayo, sinari gupfusha amatike yanje ubusa njayo, nari kureba abashonje nayaha bakayarya, kuko iyo nkiza kumenya ko ari we wabigizemo uruhari kugira ngo atambwe sinari kuzemera. Navuga ngo naje yaranyishe, ariko sinari nzi ko bino bintu abifite. Yego. Sinari nzi ko abifite. Iyo nkiza kumimenya mbana namubwiye akagira uburyo anabitambutsa kera, nje narabyakiriye nyine mbibonye ndavuga uti ati ubu nibwo agikizwa rero, kuko ise atabimbwiye mu gihe cyatambutse. Niko nje nahise mbitekereza. Okay, hanyuma amaze kubivuga, amaze gutambutsa iyi meseji, wakoze iki? Ikintu nakoze cya mbere, nagerageje kumuhamagara tuvuga ati bino bintu mbwiza ukuri, turi inshuti twasenganaga, ati bino bintu nibyo canga nibyo bindi zanyuza agatwiko. Arambwira uti bino bintu nibyo ukuri. Navuga ati kuko utari warabimbwiye, ahita kopa twakomeza gukominikana. Umwanya hari wamubanye muto, ariko numvishe naje bintunguye, bintera n'agahinda kenshi umutima. Ndavuga uti birakomeye. Ubona ari impamvu ki abantu batagishaka kumva ibintu bibubaka, ibintu bibayobora mu nzira igana mu bwami bwo mu ijuru, ariko bakifuza ibintu byoroshye? Yego. Nimvuga ibintu byoroshye, uze kumva hari ukuntu abantu baganira ku bintu ibintu byururutse imitima. Yego. Bibiliya iravuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Kuki abantu bari kwibanda ku byururutse imitima, ibyubaka ubugingo ntibabikunde? No kubera iki? Nuko turi mu gihe cya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, turi mu gihe cya nyuma. Yesu Kristo ari bugufi. Rero igihe cya nyuma Satani agomba gukora agaheganwa kugira ngo akore vuba vuba, kugira ngo agire abo yironkera, abo atwara, abo yiba. N'umujura nyine ari mu gukora cyane kugira ngo yibe, anyage ndetse arimbure. Niyo mpamvu rero ari kwinjirira impande zose. Yinjiye mu isengero, yinjira mu bakristo, mu bakozi b'Imana, mu bavugabutumwa, ategera impande zose. Rero impamvu bino bintu biriho nuko turi mu gihe k'imperuka, turi mu minsi ya nyuma. Yego. Muri makeya ni igihe cy'imperuka. Satani ari gukora vuba. Bibiliya iravuga ngo uwezwa nakomeze yezwe, ukiranirwa nawe akomeze akiranirwe. Yego. Daniyeli, uyu munsi ndashaka ko abantu bamenye imikorere ya Satani, kugira ngo bamenye uburyo bitwara. Hari indirimbo kera twaturimba ivuga ngo tugeze mu mugoroba w'isi, ngaho rero nimube maso, kuko umwanza ahora azerera nk'intare ishaka uwo yatwara. Urumva? Kuvuga ngo Satani arimo arazerera, kandi ari kwivuga nk'intare ishaka uwitwara. Ariko nkeneye ko abantu bamenya imikorere ye. Yego. Bakamenya uburyo Satani ari kwihisha, akihisha mu murimo w'Imana, akihisha mu bitiriwe izina ry'Imana. Yego. Kuko niho abantu bari kugwira. Rero nawe nk'umukozi w'Imana, ubundi abantu bakwiye kwirinda iki? Bakwiye gukora iki? Ikintu cyane abantu bagomba kwirinda, ikintu cya mbere ntangaza abantu bagomba kwirinda ni kimwe. Yego. Abantu nibirinda intege nkeya. Igituma Satani abasha gutera umuntu akamufatiranya, nuko bagomba kwambara imbaraga, bakava mu ntege nkeya, bakongera bagasenga, bagahamagara Imana, apana gusenga mu ntege nkeya. Rero Imana ikeneye ko abantu basenga mu mbaraga, bakagaruka mu yezo gusenga, bakegera Imana mu bundi buryo, bagasenga Imana mu buryo bwimitse, uburyo bw'imbaraga. Igituma Satani atera umuntu nuko nta mbaraga z'Imana zikiri muri wowe. Rero iyo Satani abonye nta mbaraga ufite, aragutera. Impamvu Satani yateye Yobu, Imana ikamushigikira, nuko Yobu yari afite mu gukiranukira Imana muri we. Rero
Imana ikeneye ko tutunga gukiranuka, tukagira gukiranuka, tukongera tugasenga Imana, tukongera tukambara imbaraga, abahanuzi bakagira ibicaniro by'amasengesho, abavuga butumwa bakongera bagasenga, abapasitoro bakongera bagasenga. Sigaye ntangara cyane, nsigaye mbona nta mupasitoro ni bakeya, ukabona abapasitoro ni bake bashobora kuba baje ku musozi gusenga. Rero ni ibintu bintangaza cyane, ariko icyo Imana ikeneye kugira ngo mumenye amayeri ya Satani, kugira ngo mumenye kurwanya Satani, nuko mwirinda intege nke, mukambara imbaraga, mugasenga mu mbaraga. Yesu Imana aravuze ngo murwanye Satani azabahunga. Kurwanya Satani si uko umuhanuza gusengera, kurwanya Satani si uko pasitoro wawe gusengera, ahubwo kurwanya Satani nta kindi kumurwanya nuko ugira ibihe by'imbaraga, ibihe byo gusenga muri wowe, akagira igicaniro cy'amasengesho kiboneka muri wowe. Impamvu abantu benshi basengaga bari abakozi b'Imana batewe na Satani, nuko byabiye byo kwegirana n'Imana barabitakaje. Bamaze kubitakaza, Satani abonaho yinjira abarwanya, kandi abarwanije arabanesha. Ni nk'ababandi bahawe itarano, bamwe barazitabika abandi barazigenza. Rero itarano ni umuhamagaro, ni impano, ni ingabire Imana iguhaye kugira ngo iyi ngabire uyigumane yunguke. Abantu bakizwe wa muhanuzi we, abantu bakizwe wa muvuga butumwa we, nuko iyi tarano, nuko iyi impano Imana yuze muri wowe uyisengera kugira ngo hagire izindi mbaraga zimanukira muri yo, kuko Satani yitarano wahawe ni ngombwa yirwanye. Yesu ari ku musozi yarasenze cyane, Satani ngo aramutega, amaze gusenga avuye mu ya 40, aramutega, arangije ngo aramugerageza, azanwa no kumugerageza, aramugerageza. Yesu amare aramutsinda. Yesu amaze kumutsinda, nuko ngo mu ijuru hava baza abamarayika baramukorera. Bishatse kuvuga iki? Iyo twasenze tukageragezwa na Satani, hari imbaraga ziva mu ijuru zidukomeza kugira ngo Satani atatunesha. Rero abantu kugira ngo barwanye Satani, bamenye amayeri ya Satani, nta kindi basabwa ni ukwambara imbaraga, bakava mu ntege nke. Ukumva ko umuhanuzi nagusengera, ariko nawe ukagira uruhare mu gusenga, kuko ni wowe. Ntabwo kila mtu dachukua muzigo wake mwenyewe. Buri muntu wese agomba kwikorera umutwaro we ku giti cyiwe. Umutwaro we Daniel sinawushobora, nanjye mfite uwanjye nikoreye, ahubwo nzagusengera nawe usengere. Ndagusengera Imana ikwambika imbaraga kugira ngo utananizwa n'uwo mutwaro. Naje kandi usengere kugira ngo uyu waje nikoreye mbashe kuzawutura mu mahoro. Rero nico kintu Imana isaka. Murakoze cyane. Urakoze cyane ku bintu byinshi usobanuye, kandi mu by'ukuri urumva ko ari ibintu byiza biri mu mujyo mwiza. Ariko mbere yuko twinjira mu cyanditswe, Daniel namwe babashinja ko babahamagara ngo mubasengere, arangiza mukabaka amafaranga, ngo mukabahanurira ibyururitse imitima, yego, bakazabitegereza bakabibura. wenda ndashima Imana ko muri abo ntarimo, kuko ntago ibyo mziyiziho. Ariko Imana ikubwira isezerano bitewe n'ukuri. Ntabwo Imana ikubwira ikintu bitewe n'uko utari. Urumva, ntabwo Imana yakubwira ko wubatse etaje ubusambanyi bwarakubase, irabanza ikakubwira ngo tengeneza ihane, ahani nzakugirira neza. Ni ukuvuga ngo bibibwira ntago aba ari byo. Rero nimba babahanurira amahoro kandi mutarihana ibyaha, imitima yanyu icyuzuye mu ibyaha, babavangiriyeho, bari kubanurira bitewe n'iby'amarari yabo ashaka ubutunzi bwanyu, ariko si Imana yo mu ijuru ibakoresheje. Rero mube maso namwe, kandi niyo mpamvu nkunda gutangaza mvuga ngo namwe mutangire mwige kwisengera, mugirane ubusabane n'Imana, nibwo muzakira ibyo mushaka ku Mana. Rero ibyo bitabaye gutyo, muzakomeza guhanurirwa amahoro ahatari, mutegereze imyaka n'imyaka ntimubibone. Rero murasabwa kugira ngo namwe musenge. Bazabarya amaturo, bazabaca amafaranga ndibisohore, ariko ntabwo icyaha nagishinzwe umuhanuzi, ahubwo ni we nagishinja uyatanze. Kubera iki? Wowe gutanga
ntibivuze ngo baraguhatiye gutanga, ahubwo tanga ubikuye ku mutima wawe. Tanga ari Imana igukoresheje kugira ngo umpe. Njyewe sinshaka kumva kubera ko nakubwirije, ahubwo nume nakubwirije, kandi icyo ngukeneye ni uko ukiranuka. Nta n'icyo Imana Data igukeneyeho. Nudakiranuka uzarimbuka. Nubwo wambaye amafaranga udakiranutse uzarimbuka. Nubwo wamba miliyoni y'amafaranga utakiranutse, wishe, wasambanye, ntabwo uzajya mu bwami bw'Imana. Muri make iherezo ryawe ni muri Gihenamu, niryo herezo ryawe. Rero abantu nimureke kwikoma abo bahanuzi, nimwe muba mwayabahaye, nimwe muba mwayatanze. Kandi wesenga, wisengere, uhamagara Imana, ugirana ubusabane n'Imana. Izo nagusengera ngusabira Imana, nawe wasenga Imana ikabasha kubikora. Ndetse nayo matike wamanja kugusengera ku musozi, nawe wayategesha ukajya ku musozi ugasenga Imana. Nagusengera nawe ukasengera watabutsemo kabiri, bisobanuye ngo ntago abatangira bongera kutugirayo, ahubwo natwe tugomba kwigerereyo tukayihamagara ikatwumvira, tugaca bugufi ikatwumva. Rero nimukanguke namwe mwige kwisengera, mwe kumva ko ibisubizo zanyu bizaturuka ku bahanuzi. Oya, icyo ni ikinyoma, ahubwo bazabarya izanyu musigarira aho ngaho. Rero nuko nzumva kandi niko kuri kwabyo. Daniel, ni iki natanga kugira ngo Imana insohoreze isezerano? Ikintu watanga kugira ngo Imana isohore isezerano ryawe ni umutima wawe umenetse, nta kindi. Icyo nitaho si ibitambo, ahubwo ni umutima. Ikintu cyitwa gutanga izake, njye niko babivuga. Gutanga yego, ikintu cyitwa gutanga izake urakizi? Icyo kintu ndacumva, numva abantu benshi bagikoresha, kuko barigisha bakavuga ngo utanga ikintu ukunda. Yego, ngo kugira ngo Imana igire ikigukorera. Yego. Ese ko dufite amasezerano menshi, njyewe mba ndi kubariza abakunzi bacu. Yego. Ni igiki umuntu yatanga Imana ikamusohoreza isezerano? Izo bavuga ngo isaka, ibitambo, izo ni ukubeshya, ni ikinyoma cyuzuye. Ngira n'abapasitoro babikoresha n'abahanuzi ko Imana izaba bibahanira. Rero Imana ikeneye imitima yacu yejejwe. Imana ikeneye imirimo itandukanye. Hari imirimo dukora tutagombye gukora kubera ko abantu babitubwiye. Urabizi neza ko ugomba gufasha abakene, ukagaburira abashonje, gutanga n'itegeko ryawe, ariko ugatanga ngenda kubwiye gutanga ni inyungu zawe, ni ukugira ngo uzabone umugisha w'Imana. Ariko izo bakubwira ngo Isaka ye mutange nibwo uzabona umugisha, izo ni ukubeshya, ni ikinyoma cyuzuye. Igitambo cya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo niyo atubereye igitambo kizima, nicyo tugenderaho, nicyo gitambo kizima gishimwa n'Imana. Izo bitambo zindi bavuga ni ukubabesha kugira ngo babatware ubutunzi bwanyu. Negeze kino kintu nje kugisengera, mfata umunsi njya kugisengera. Imana iranambwira ngo n'abantu babikora nibatiyana bazabihanirwa. N'abantu mutanga uwo Isaka wanyu babayobeje muri ubwo buryo, Imana yambwiye ko babapfobeje amaraso ya Yesu Kristo, kuko nicyo gitambo kizima Imana yatanze kugira ngo tubashe kurokoka. Rero uko ni ukubeshya, ni ikinyoma cyuzuye. Urakoze cyane. Reka ngusabe, turimo tugana ku musozo. Yego. Ariko reka ngusabe kugira ngo niba hari message Imana yaguhaye ubanze uyitambutse, ubundi tugane ku musozo. Murakoze cyane. Mfite message ndi gutambutsa Imana yampaye. Reka tuyirebere hano mu Bagalatiya. Yego. Mu Bagalatiya, turebe mu Bagalatiya mu izina rya Yesu, ibice 5 umurongo waho wa 16 turawusimbuka tuge kuri 19. Sindisobanura, irisobanuye ni jambo Imana yampaye, byari ngombwa ko nditambutsa. Haravuze ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora izo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iz'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza izo kamere yanga, kuko izo bihabanye. Nico gituma izo mushaka gukora atari izo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka,
ntimuba mugitwarwa na kamere, dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Muntu ugiye kumva watewe na kamere, ndagira ngo usenge Imana, usanga umwami Yesu, wakire Kristo akuruhure, Mwuka Wera w'imbaraga yongera amanukire muri wowe, iyi kamere ntizongere kugutera. Izongeye kuvuga byose ni ibikorwa n'abantu bayoborwa na kamere, ariko umuntu uyoborwa na kamere ntazajya mu bwami bw'Imana. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no kuroga, ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda. Kino kintu iyo nkigezeho ndatangara cyane. Hari abantu benshi biyeguriye gukora ubusinzi kandi ari abakozi b'Imana, bagasinda, barabyejeje ubusinzi, barabweza neza, ariko ubusinzi ntabwo ni kamere, ni kamere yaguteye. Ariko usanga umwami Yesu, ureke ubwo businzi bwawe, maze umwami Yesu akuruhure. N'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo, n'ibindi bisa bityo, ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Abakora bene izo zose tuvuze ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Rino jambo rivuze ngo n'abakora ibiganiro bipfuye. Muri kubona cyane abantu bari kujya kuri social media bagiye mu matiku, mu biganiro bipfuye gusa, nta kiganiro kizima cyabasha kubaka imitima y'abantu. Ariko Imana iravuze ngo abakora bene ibyo, abakora ibisa n'ibi, munyamakuru ukora ibisa n'ibi, yewe mupastor ukora ibisa n'ibi, Imana ikugiriye icyizere, iguhaye gukora, ariko ugakora ibiteye isoni, ugakora ibiganiro bibi bipfuye, bitubaka abanyarwanda, bitubaka abanyamahanga, bitubaka abadiaspora. Mwene Imana iravuze ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, abakora bene izo nubwo bavuga mu karimi ariko ari ibinyoma, nubwo batitira ariko ari ibinyoma, ntabwo bazaragwa ubugingo. Niyo message nambukije, igice cyayo cya kabiri nzagitambutsa neza, nabwo turi kumwe nzagitambutsa, kuko muri iyi minsi ndi kuboneka ndahari. Nakagaruka, Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane, reka mbasengera Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kugira neza. Hirya yawe nta yindi Mana ihari. Mana, tugufite, ntabwo twifuza undi murengezi. Sabiye umugisha uyu muntu ukurikiranye kino kiganiro, wumva aya makuru, Mana umuhezagire, umuhereze umugisha, buri kimwe cyose akeneye kuri wowe abashe guhabwa umugisha nawe. Ihumure ryawe rimanukire ku buzima bwe, kandi abone umunezero ahawe nawe. Muzatuye nizeye kubikoze kandi kubigenje neza, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza n'ubuhanuzi bukomeye uduhaye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, yakwifuza kukugisha inama cyangwa kuyikugira, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Udukeneye waduhamagara, watwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 72 91 46, 0788 72 91 46. Hari abantu baduhamagara bagasanga turi busy, mujye mwandika message, mutwihanganire. Hari igihe tuba duhamagarwa n'abantu benshi, ariko nditubone uburyo ntimutubone ntibikunde, ariko mujye mwandika message. Igihe umbuze andika message, nizajya mbisangaho nzajya nkuvugisha. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Ni Daniel umuhanuzi w'Uwiteka, hamagawe n'Imana mugihe nk'iki. Imana nkorera ibaheze umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Wowe wari udukurikiye, tugusabiye umugisha w'Imana. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Shalom. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda.
akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. 3B Studio ni igisubizo cyawe.